Umwubatsi TV, uwubatse ku rutare Yesu Kristo ntazatembanwa n'imivu y'ibihe bya nyuma. Torero rya Kristo, komera. Mukiza, numvise ijwi ryawe ry'imbabazi, rimpamagara ngo nozwe n'amaraso yawe. Umwami wacu Yesu Kristo ashimwe. Inshuti bavandimwe mwese abo duhuje urugendo rujya mu ijuru, ndabasuhuje muri uyu munsi. Ndabifuriza amahoro y'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Ngarutse nanone kuri uyu munsi nshima Imana kuko ikomeje kuturinda no kutugirira neza, kandi ubuntu bwayo bugakomeza kuba kuri mwese, kuri twese. Imana ibihererwe icyubahiro. Kuri uyu munsi ndagarutse nongeye gushima Imana nanone iduhaye amahirwe cyangwa se umugisha wo kongera gukurikirana ijambo ryayo. Nanone umwigisha Didier agiye kongera kudusangiza ijambo ry'Imana. Imana yamushyize ku mutima. Ni ijambo yahaye umutwe ugira uti twirinde guha Satani umwanya mu buzima bwacu. Ibyo byose tukabyitwararikaho kugira ngo tudateza umwuka w'Imana agahinda, umwuka twahawe nk'ikimenyetso. Kuko dukeneye cyane cyane kumenya uko tunezeza Imana, twirinda guha urwaho Satani kugira ngo tutababaza umwuka wera twahawe, dore ko ari nawe udufasha muri uru rugendo rujya mu ijuru. Kandi nk'uko mubizi, umwuka wera ni Imana muri twebwe. Natinze rero, reka mbanze nsenge hanyuma mbaho umwanya mukurikirane iyi nyigisho. Uwiteka Mwami Imana yacu, turagushimiye kuko urukundo rwawe ari rwinshi, ari rwo rutuma tugaburira ijambo ryawe kugira ngo dukure. Nuko ndakwinginze Data, iri jambo ryawe rigiye gutambuka, we nk'umwana w'umuntu abasha kubivuga nk'umuntu, ariko umwuka w'Imana akorere muri iri jambo maze bigire benshi bifasha. Urakoze yuko ugiye kwikorera umurimo. Byose tubisabye mu izina ry'Umwami n'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen. Nditabye Yesu, ndaje Mukiza, amaraso wavuye anyoza ntunganye. Nditabye Yesu, ndaje Mukiza, amaraso wavuye anyoza ntunganye. Haleluya, amen. Kristo Yesu nashimwe, amen. Kugira ngo twifashishe Bibiliya, umusomyi mwiza wa Bibiliya adufashe gusoma igitabo cy'Abefeso igice cya 4. Tugiye guhera ku murongo wa 27 kugeza kuri 32. Uwadusomera tugende gake gake. Mbanze kubasuhuza mwese, nitwa Didier. Kuba twahuriye hano ku musozi wa Prayer Mountain, nitwa Mukono, hano ni Prayer Mountain. Ubwa mbere Didier mpageze, ndashimana yuko mbonanye na mwene datangira ngo ntabwo twari tuziranye, kandi nishimiye kumubona. Abandi twari tuziranye. Haleluya. Murakoze kunyakira muri minota mike. Ndashaka twumve icyo Imana ivugana natwe. Abefeso 4:27 kugeza kuri 32. Bisobanura ngo tugiye gusoma ijambo ku ijambo, twumve icyo Imana ivugana natwe. Nyuma yo kwiyeza, nyuma yo kwitunganya, Imana ikavuga yuko kuzamura amasengesho yacu iri butwumve biduhuza umutima. Twabisanze biri muri Matayo 18 umurongo wa 19 ngo ababiri nibahuza umutima bakagira icyo basaba, Data uri mu ijuru azacyumva kibakorere. Impamvu ngo nuko babiri cyangwa batatu bateraniye mu izina rya Yesu Kristo, batateranye mu izina rya muyobozi w'itorero, batateranye mu izina rya perezida w'igihugu, bagaterana mu izina rya Yesu gusa. Kristo Yesu yiha karibu. Ikondisiyo ya mbere nuko duhuza umutima, iya kabiri tugaterana mu izina rye. Ivyo ngibyo birahagije kuba twamwururutsa akareba ku byifuzo byacu akabikora, uretse yuko atabikoraho mu gihe dushaka. Buri wese abasha kumukoraho bitewe n'uburyo amukeneyemo cyangwa bitewe n'uburyo amubonye, kuko Imana ireba kwifuza kw'imitima yacu, ariko ikanadusubiza ari uko tubanje mbese mu buryo bwayo. Itanga impamvu zitandukanye. Indembe ari iziheraho nubwo zishobora kuba zidafite atari zo zazindutse. Niyo mpamvu usanga ku murongo abantu bashobora kuzinduka ku murongo bagiye kwa muganga, ariko ugasanga uwo bazanye muri ambulance asanze abazindutse ngo batonze umurongo bakabamunyuzaho agahabwa serivisi. Rero nubona umuntu agutanze gutabarwa kandi mwasenganye, ashobora kuba yararembye kukurusha.
ako kantu karumvikana. Ntuzahite rwose kubera icyo uriya asubijwe mbere yanjye cyangwa njyewe hari uwabifunze. Abarozi bararenganye bahita babatwerera ibibazo byose. Mumenye yuko mu gushaka kwisumba byose ibi ni byiza, yemera ko bitugeraho, ariko kubakunda Imana gusa. Haleluya. Abaroma 8:28 ngo kubakunda Imana gusa. Ibi ni byiza iyo bibagezeho, ntago Satani abigiramo uruhare ngo ahubwo byose bifateza bwo kubazanira iki ibyiza. Ubwo rero kubadakunda Imana ni ishyano. Urumva niba kubakunda Imana ibi ni byiza bibasha kubageraho, ariko bigafateza bwo kubazanira ibyiza. Kubakunda Imana n'ibihe twagiranye byiza n'Imana. Iyi mvura ntabwo dukwiye gutokesha Satani, ni Imana yiduhaye. Ifateza bwo kutuzanira iki byiza. Haleluya. Kristo Yesu nashimwe. Kubakunda iki? Ikindi Imana idusaba icyitwa gushima. Mu Batesalonike ba mbere 5:18 17 aravuga ngo musenge ubudasiba. Haleluya. Ariko umurongo wa 18 Abatesalonike ba mbere 5:18 haravuga ngo mubibaho bingahe byose ngo duhore dukora iki? Dushima. Bisobanura iyo tugiye mu maganya tuba dukoze icyaha, niyo mpamvu Imana itubuza kuganya, ngo duhore dushima kuko ari byo Satani dushakaho. Nibyo dushaka se twebwe, ahubwo ngo ni kuko ari iby'Imana dushakaho murinde. Urumva amagambo abwirwa abapagani, abwirwa abari muri Kristo. Ubwo twese abari hano nta numwe wemerewe kuganya. Twese dusaba abadashima Imana tubabarire bamwe. Turasaba gushima Imana mu bibaho byose. Imana ubiherewe icyubahiro, aka kavura udore bwo katunyagiye, ubiherewe icyubahiro bishimirwe. Ibi ni byishaka muri Kristo Yesu. Ntabwo ushaka amatiku muri Kristo Yesu, ishaka muri Kristo Yesu bibaho byose. Si cyo ari Satani bidushaka twakabe dutokesha, ariko ngo ntiyibidushaka muri Kristo. Imana itubabarire kuko mu cyimbo ahari amarira ihahindura ibyishimo, mu ahari amaganya tukwiye kuhahindura amashimwe. Niyo mpamvu hari imisozi Imana yahindura iki? Amataba. Iduhereze gushima hagati muri twebwe. Imana numvisha inyongore mbwira ngo tujye twibuka kuyishima tureke kuyishima ngo kuko hari ibyatunganye gusa, n'ibitaratungana ukabona hari aho ikurokoye urupfu, ujye ushima Imana. Haleluya. Ntuzabe ngo kubera yuko ngo bitari bikomeye bazabona yuko nashimye kandi ejo narashimye. Imana ntigirambirwa amashimwe, ntabwo ukwiye gushima kubera ko abantu nibashaka abantu bakora ngo urungu ni uhora ushima. Urabyemerewe, ahubwo kubera badashima ahubwo bafite ikibazo. Wowe ntabwo bakwiye kuguca intege, batuye ngo abaduca intege ngo bari ngo nibo bazakora iki, batuye ngo badutubwira inkuru z'incamugongo ngo ntacyo bazadutwara, ariko abo ngabo baguca intege aba contre-fixe, abo ngabo ntubiteho. Haleluya. Wowe ushima Imana bibaho byose kuko nibyo Imana igushaka muri Kristo Yesu. Twumve none iki Imana igikomeje kuvuga ibi byose nabyo yabivuga, yarimo ivugana natwe kuko harimo itwibutsa yuko twisabwa mu bibaho bingahe. Ubwo rero nta byo kuganya. Niba Satani agusuye ngo utangire kuganya, wumve yuko byacitse waciye nk'amabere, ujye umbwira ngo muri iki gihe cyo ndimo Satani winyongorera, mfite ideni ryo gushima Imana no muri iki gihe ndimo. Iyo ushimye Imana mu gihe cyo kubabara ubugeze ikirenge mu cyayobu, kuko Yobu yashimye Imana ngo niba bimayira byishurije. Satani aravuga nahinze ko agiye gutuka Imana, none arayishimye. Buriya Satani kumukubita hababaje ni ugushima Imana ashaka yukurira. Reka ngasubiremo, iyo ushaka gukubita Satani nyundo umubabaje cyane, ni igihe ashaka yukurira uganya, noneho ugashima Imana ukaririmba. Ibyo ngibyo bibabaza Satani bikanezeza Imana iri mu ijuru, ikavuga ngo shingiye kuri icyo kintu ndi Uwiteka ndorutse kuko uranejeje. Aho Satani arashaka yukurira wowe wanze kurira, hariya bikaba byaterwa n'Imana inakwirata mu bana. Ntabwo Imana ipfa kwirata umuntu. Iyo uyitonyeho ugakora akantu kayinezeza, iravuga ngo ndi Uwiteka amanuziwe no kuba nakwireka kuko uranejeje. Ushimye ahantu abantu baba bari kurira. Naho dusubira Abefeso, maze gutwara iminota 6 hano. Kristo Yesu nashimwe. Oya ku murongo wa 27 Abefeso 4:27. Amen. Ukwera kuzanwa na Kristo ku bapagani bahenebereye. Kwera kuzanwa na Kristo ku bapagani bahenebereye. 27. Kandi ntimubererekere Satani. Bisobanura mu yindi ngo nimugahe Satani iki? Umwanya. Uwibaga ntakongere kwiba. Urumva uyu muntu uri kubwirwa uwibaga ntakongere, bisobanura ngo uri gucyawa kutongera kwiba. Iyo niyongera kwibaza abahaye Satani iki? Bisobanura ngo dufite uburenganzira bwo kumuha karibu Satani cyangwa tukamwirukana. Uyu munsi twamwirukanye turi kwatura, bikomeze ubu butumwa bumanutse bugushiraho security. Niyongera kugukomangira ashaka karibu uzamubwire ngo twabujijwe kuguha umwanya. Karibu turayikwangiye Satani, nta mpamvu yo kugarura
imitima iducira urubanza ngo nituberekere satani tumuha umwanya uwibaga ntakongere ahita asobanura uburyo bwiza abari bafite baziritswe n'icyaha cyo kwiba kuko satani niwe se w'abajura. Yohani 10:10 aravuga ngo satani umujura ntazanywa n'ikindi keretse kwiba, kwica no kurimbura. Izo mbese ni mission principale za satani, kwiba, kwica no kurimbura. Ariko Kristo Yesu ubwo yazanywe no kugira ngo tore ubugingo intama kandi bwinshi. Bisongo rero satani we umuntu burya wiba uzamenye ko satani ufitemo kuguru gukomeye, afitemo mission ikomeye. Umuntu wica urimbura, mbese izo ni mission za satani mu buzima bw'abakristo. Iyo satani umuhaye umwanya abashaka kugira ngo usubire mu bujura, wongere umukore. Iyo udakoreshejwe n'Imana ukoreshwa na satani, mbese uwuhaye umwanya niwe ugukoresha. Bisongo ubugingo bw'umuntu bw'amahitamo akomeye, ushobora kwemera Kristo akagutwara cyangwa ukemerera satani akongera agatwara. Hano baro ngo nimuherekere satani wibaga ntakongere kwiba, ahubwo akora imirimo akoresheje amaboko ye byiza. Ngo akora imirimo akoresheje amaboko ye byiza imurinde kwiba, kugira ngo abone ibyo gufasha umukene. Abone n'ibyo gufasha abakene. Bisongo ntiyigarukire burya gukura mu mwuka, bisongo ubasha no kumenya no ku bandi. Umwana mutoya mu buzima busanzwe nubwo yaba ari umunyabuntu biragoye kumumenya mu myaka mitoya kuko yumva yuko ibyiza byose ariwe babiha. Siko bimeze? Ikiranga umwana mu mwuka no mu mubiri hari ibintu basangiye. Umuntu ukiri mutoya mu mwuka uzasanga we yikunda amasengesho mbaye ko ariwe basengera. Igihe cyose umva yuko igihe cyose n'ibibazo bimubayeho yumva yuko bamusengera, ariko hagize undi agira ikibazo ntafite umwe kuba yanamusengera. Bisongo uyu muntu afite ububazo bwo mu mwuka aracyari peke, haracyarimo ubuhinja bwinshi. Kuko umwana mutoya ushobora kumugurira irindazi ukamusaba ngo ngumanyurira akahita ari guhisha, kandi ari kuri guhisha kandi ari uri muhaye, ari kukorera ngo ntaryo mfite. Bisongo rero umwana nawe ntabasha kumenya ubimuhaye. Ni ubwo buryo Imana idufata nk'ababebe bamwe, aho ngaho rero ikatubembereza gake gake. Rero niyo mpamvu iducyashe burya ibidukunda ngo ntitugahe satani umwanya yarimo acyaha abajura bari mu Befeso bari benshi cyane bakabije. Niyo mpamvu yahereye kuri iyi ngingo ngo wibaga ntakokore ngo iki kwiba ngo ahubwo akoreshe amaboko ye kugira ngo abone n'uburyo afashisha n'abakene. Mani magambo kudafasha abakene nabyo bishobora byo kuba uhaye satani akanya kandi ubaye ufite uburyo, kuko bavuga ngo uzi gukora neza biri muri Yakobo 4:17 ngo uzi gukora neza. Uwo n'umurongo wa nyuma cyo cya 4 cya Yakobo umurongo wa nyuma wa 17 ngo uzi gukora neza ntabikore kuri we bimubereye icyaha. Iyi mvugo irasobanura ngo ufite uburyo bwo kuba wagira icyo umarira umuntu kandi ubona ko hari icyo wamumarira ntubikore, bakita sin of omission, icyaha cyo kwirengagiza ibikureba. Ugasanga intebe iriho umukungugu kandi ukango njye nago ndi diakoni, ubwo abadekore batayikoze nago njye bindeba, kandi ubu diakoresha kuba yayisimbutsa atayibonye. Wowe kuva yuko bireba diakoni uko tayihanagura kandi ufite uburyo ubukozi kose, kuko nibura basi niba wananiwe basi kuyihanagura hamagara diakoni unayimwereke. Kristo Yesu nashimye ibyo bintu tujya biba mu ikanisa se. Unguzi gukora neza ntabikore biba bimubereye iki? Niyo mpamvu gufasha umukene bisobanura ngo umukene si umutindi, bisobanura ngo ufite icyo akeneye. Niba ari icyo nkurushije ari icyo ukeneye nkakiguha, hariya mba nkoze umurimo w'Imana, mba mwinye satani umwanya. Haleluya. Komeza twumve. Ijambo ryose riteye isoni ntirigaturike mu kanwa kawe. Aya mabwiriza ari kubwirwa abakijijwe ngo ijambo ryose riteye isoni ntigaturuke mu kanwa kacu. Komeza. Ahubwo ko mubonye uburyo ibyiza byose, uko tubonye uburyo tujya tuvuga ibyiza byose. Uko tubonye uburyo, nutabona uburyo ujye wirinda kuvuga ibintu bitari bwubaka abantu. Nguko tubonye uburyo tujya tuvuga ibyiza ryose ryo gukomeza abandi. Haleluya. Ntabwo ari byo gusitaza abandi. Urumva Imana itavuze dukomeze twumve, kugira ngo riheshe abaryumva umugisha. Haleluya. Burya iyo ubwiye umuntu ijambo ryiza rimukomeza, rimuhesha umugisha. Burya ushobora kubwira umuntu ngo Imana iguhe umugisha bikamunezeza, ariko iyo umubwiye ijambo ryiza rimukomeza, rimuhesha umugisha we yaragiye kunyagwa. Buriya ni hano nishyuye Imana kuvugana natwe. Komeza twumve. Kandi ntimuteze agahinda umwuka wera w'Imana. Urumva bano bantu tushingiye ku magambo titire bavuze, urumva abantu ushobora kuvuga ngo ntugateze agahinda umwuka wera w'Imana
utaramuhawe birashoboka none banywa bari kubwirwa ko harimo inshingano turi gusabwa guhereza agaciro ibi bintu byose tubishobozwa na mwuka wera buryo mwuka wera agira agahinda ni gute tumuteza agahinda ni mu gihe ubuntu bwe buri muri twebwe budushoboza bino bintu kutabikora noneho twebwe tukabikora umwana cyangwa tukabikora twitwaza ibindi niyo mpamvu dukwiye guhora twibutswa nk'uko Imana Yesu aravuze ngo naza azabibutsa ibyo nababwiye n'ibyenda kuba bibabwiye bisobanura ngo umwuka wera muri twebwe ntagarukira mu kuducyaha gusa ntagarukira mu kutwigisha gusa atwibutsa n'ibyo Yesu yavuze akanatubona n'ibyenda kubaho niyo mpamvu hagati muri twebwe yagiye aducyaha ikindi tubona n'ibyenda kubaho Kristo Yesu nashimwe mu rugo 30 ntitugateze umwuka wera w'Imana agahinda yadushiriweho kuba ikimenyetso kugeza ku munsi wo gucungurwa bisobanura ngo umwuka wera twamuhawe si mu buryo buri temporary ni kugeza ku munsi wo gucungurwa birasaba rero kubana nawe neza tukagirana ubusabane nawe turasabwa kwirinda kumuteza agahinda kuko yadushiriweho kugeza ku munsi wo gucungurwa bisobanura ngo mu gihe wamaze kwakira agakiza uba umaze guhabwa ikimenyetso cy'umwuka wera kuko uhinduka uw'Imana ukitwa uw'umwuka Abaroma 8:9 Abaroma 8:9 aravuga ngo muraba umwuka niba umwuka w'Imana aba muri mwe bisobanura ngo ntimuraba umwuka niba umwuka w'Imana ari kuri mwe gusa ataraba muri mwe bisobanura rero umwuka w'Imana ari muri twe twera n'imbuto z'uyu mwuka ariko iyo ari kuri twe dukoreshwa mu mpano z'umwuka gusa Kristo Yesu nashimwe rero umwuka w'Imana iyo ari kuri twe dukoreshwa mu mpano ariko Kristo Yesu yavuze ko azihakana abanyempano babaye inkozi z'ibateme ko umwuka w'Imana aguma muri bo bisobanura ngo rero yadushijeho kuba ikimenyetso kugeza ku munsi wo gucungurwa ariko mu kumuteza agahinda ushobora guheruka wa mugani hari ukuntu uvuye muri Kristo sinzi niba umuntu avuye muri Kristo ko Yesu ngo nimuguma muri njye amagambo anyakaguma muri mwe musaye cyo mushaka Yohana 8:31 Yesu yaravuze ngo abwira abizera bamwizeye atabayuda bamwizeye ati nimuguma mu ijambo ryanjye nibwo muzaba abigishwa banjye nyakuri iri jambo nimuguma ni kondisiyo ari kuvuga ashizeho ari kubwira abandi abamwize bahinduka abana b'iki b'Imana nkuko hari 1:12 avuga ngo icyakora bamwize bose bakize izina rye abamwakiye bose babushoboye kuba abana b'iki b'Imana aba nabana b'Imana bari kubwirwa ko barasabwa hari inshingano basabwa ni ukuguma bisobanura ngo hari ukuba kuguma bisobanura gukomeza kuba kuko niba bavuga ngo guma hano bisobanura ngo waruraho ariko ngo nutaguma bisobanura ngo waruraho ariko birashoboka yuko ushobora kutahaguma rero iyo bavuga ngo nimuguma mu ijambo ryanjye muzabigishwa banjye nyakuri bisobanura ngo rero ntago aratugirira icyizere bamwe kuba twababigishwa be nyakuri ngo dutangire ubuhamya niyo mpamvu dusabwa kuguma mu ijambo rye kandi natwe tukaguma muri we niyo ngo nimuguma muri njye bisobanura ngo kuba muri we birashoboka no kuguma muri we birashoboka nanone kuba muri we birashoboka no kutamugumamo birashoboka kuko ishami ryose ritaguma muri we riracibwa iri shami kugira ngo rizagumane umwuka wera ryaciwe rizasigarana impano gusa ntitugateze agahinda umwuka wera wadushoboye kuba ikimenyetso kugeza ryari kugeza ku munsi wo gucungurwa uku gucungurwa bavuga ni mu kuzakurwa mu isi ducunguwe kuko ubugingo umwuka n'umubiri ngo birarindwe bitariho umugayo kugeza ku munsi wa Kristo azazira Abatesalonike ba mbere 5:23 ngo twebwe ubwacu ubugingo umwuka n'umubiri barindwe bitariho umugayo byejejwe ariko bavuga ngo Imana y'amahoro itweze ngo rero ni umurimo w'Imana ariko dukwiye kuyemerera ngo Imana y'amahoro ngo ibeze rwose mwebwe ubwanyu umwuka n'ubugingo n'umubiri ngo rero Imana yeza ubugingo ikeza umwuka ukeza n'umubiri niyo mpamvu turi isengero z'umwuka wera niyo ibikora ariko turasabwa twebwe uruhare rwacu rwo kugira ngo tuyemerere ikorere muri twe utayemereye kwigukoreramo ntabwo yagukoreramo twemeze Steven iyo utayemerera kuza hano ntabwo wari kuza Kristo Yesu nashimwe rero ibi ngibi ntibikora uyu munsi umwe ngo ni kugeza ku munsi wo gucu rero iyo tubwiye ngo bino tubyiyambure ni uko uba yaduhaye ubushobozi bwo kubikuramo nk'umwambaro komeza wumva umurongo wa 31 isharira kose n'uburakari n'umujinya n'intonganya no gutukana hamwe n'igomwa byose bibavemo ari kubwira abandi biri muri bande aba bafite iki bafite umwuka wera kugeza ryari ku munsi wo gucungurwa ariko baracyafite iki gusharira baracyafite igomwa baracyafite gutukana bisongo rero kuba watukanye niso yuko umwuka wera atakurima ahubwo wamuteje agahi iyo uri umwizera niyo mpamvu Imana rero umwuka wera aragucya kugira ngo rero bituvemo
bya biri by'uburyarya bituvemo, byo gutukana bituvemo, by'amabrage bituvemo, kugira n'inzika bituvemo. Ibi byose ni ibiteza agahinda umwuka we. Bizera yuko aha tujya gufata umwanzuro buri wese ahora yigenzura ntawe uramurondora, yumva yuko icyo ukoze utagikoreye mwene so gusa, ahubwo n'umwuka wera umuteje agahinda uri muri wowe. Bisongo rero bari kutubwira ibyo dukwiye kwiyambura tureke guteza agahinda umwuka wera. Bisongo umwuka wera we ntabwo ananiwe kugushoboza, ahubwo ni wowe ufite ikibazo. We yaguhaye ubuntu bugushoboka kuko ntabwo yaba ari muri wowe ngo aguhereze umudendezo. Niyo mpamvu akwambura amahoro akanagucyaha kuva yuko uri bugiramo ari uko watuye. Ni umwuka wera. Kuko kamere ntiyakubwira ngo atura, kamere yakubwira ngo mubungoboho kubabari. Ni umwuka wera. Rero iyo abigusaba ni uko azi yuko buriho harimo ubushobozi bubikora. Komeza rata twumve turangiza. Kabiri mugiranire neza. Mugirane neza, mugirirane imbabazi, mubabarirane ibyaha nk'uko Imana yabababariye muri Kristo Yesu. Rubideni dufite biyongerera garutse ngo tugirirane neza, tugirirane imbabazi tudashingiye kuzo dushoboye gutanga, ahubwo dushingiye kuzo Imana tugiriye muri Kristo Yesu. Bisongo rero imbabazi twagiriwe muri Kristo Yesu zidushiramo umwenda ideni. Dushingiye ku buntu twagiriwe n'imbabazi, dukwiye kumva natwe yuko dufite ideni ryo kubabarira nubwo abantu batadusaba imbabazi. Dukwiye kuzibahereza ku bwa Kristo, ku bwa Data wadukunze akadutangira Kristo nk'igitambo gihoraho kitweza ibyaha bya none n'ibizaza uzakora ariko atari nkana. Kuko ibyaha nkana ukomeje kubikora utesha agaciro igitambo cy'amaraso ya Kristo bikagera ku rwego uyinuka nk'ishami ryakorwa mu zabibu. Icyo kibaye burayo niho ndangirije 10:26 ngo nidukomeza gukora ibyaha nkana tumaze kumenya ukuri nta gitambo cy'amaraso. Bisongo amara igitambo cy'amaraso ya Kristo kirahagije, nta kindi gikenewe. Aho kuvuga ngo rero haboneka ikindi wowe warimbuka. Niyo mpamvu rero cy'amaraso ya Kristo tugerereza agaciro, cyeka guteza agahinda umwuka wera. Kubera ko urumva ko uzabateje agahinda umwuka wera birenze igipimo. Reba ibintu biri mu bantu, gusharira, gutukana, igomwa, intonganya, ariko umwuka wera akaba akiri mu bantu, urumva atihangana. None iyo ujya kurwa sasa ukora ibyange bikaya ku rwego, none wateje agahinda umwuka wera, njya mwuka wera ndamanitse. Iyo umwuka wera ageze ahamanika uba wamututse, cya kitababarirwa. Ngo rero ntitugakerensa amaraso, kuko ngo abahamya babiri babashaga kuba bazana imbere mu gihe cy'amategeko bakagushinja bakahita bakwicisha mu bintambabazi. Ngo noneho abakerensa amaraso ya Yesu bagakandagira umwana w'Imana, ngo bagatuka umwuka bagatesha agaciro amaraso yabejeje. Ese ngo abantu bejejwe bazirimo ideni ryo kuba mu buzima bwo guhora bezwa, ngo abafite ibyo byiringiro byo kuzabana n'Imana ngo bahora biboneza. Urwo niko represente Yohana yavuze ngiye kurisenga muri no jambo rwandiko rwa mbere rwa Yohana 3:2 ngo bakundwa turabana b'Imana, ariko uko tuzamera ntikurerekanwa, ariko uko Yesu Kristo asa ngo niko tuzasa nawe niyerekanwa. Ngo ariko nubwo twese tubisabye kwitwa abana b'Imana kuko twababizera, ahita asobanura ingingo izatuma dusa nawe. Navuga ngo ntabwo ari ibya bose, ngo ahubwo abafite ibyo byiringiro muri bo byo kuzasa na Kristo bahora biboneza nk'uko we aboneye. Aba bari kubwira umva ko mu rwandiko rwa mbere 3:2 bavuze ngo twese bakundwa turabana b'iki Imana. Savuze twese abizera, ariko mu rongo wa 3 ahita atandukanya abizera ngo abafite ibyo byiringiro byo kuzasa nawe bo biboneza nk'uko abo. Bisonga umuntu wese ushaka kuzasa na Kristo muri we abyiyumvamo, n'inyifato agira ihamya y'uko ashaka kuzasa nawe. Ariko nidutesha agaciro inyifato izaduhesha gusa nawe, wigira ngo nawe uzasigara ufite agaciro. Turasabwa guhora mu buzima so kubatera ubwoba, ahubwo ubuntu budushoboza baradusaba kudateza agahinda umwuka wera. Shalom. Mana duciye bugufi kuko uvuganye natwe, uraducyashye kandi uraducyashye, wavuganye natwe watwe ngo duhuze umutima, hari ibyo uri bukore. Ndasenze mu izina rya Yesu Kristo kubwo guhuza imitima yacu, wongeye kutwubaka bundi bushya. Uraducyashye ntidugehaye Satani umwanya, bisobanura ngo ntubidusaba tudabishoboye, ibyo dushoboye urabiturekera. Uraturinda wewe Imana irinda Abisiraheli, biri muri Zaburi 127 ya Salomo. Yavuze ngo atari Uwiteka urinze umudugudu abarinzi babarindira ubusa, atari Uwiteka wubatse abubatsi bavunikira ubusa. Bisobanura ngo Uwiteka abubatsi nibo bahereza uburyo bwo kubaka, ikindi n'abarinda abasikari rwose nibo bahereza uburyo bwo kurinda no kurinda abandi. Ariko niwe uri hejuru ya byose, kuko uwe urinda n'abasikari ukubaka n'abubatsi.
rero mwami aho udusaba kwirinda ntabwo uzahaturinda kandi ushaka uwo turinda aho tutashoboye nk'uko urinda abana batoya bakarya umwanda ariko ukabarinda ntibarware nk'abantu bakuru bisobanura ngo hari uburyo abana ubarindamo ariko umwana muto w'uburyo arya umwanda umuntu mukuru awuriye ntiwamurinda yarwara diyare n'umunsi umwe akarara ijoro ryose bimeze nabi bisobanura ngo rero uburyo abantu bakuru bafite ubwenge bajijutse bafite ubushobozi bwo kuba bakwirinda aho ngo bababwira ngo birinde ariko umwana mutoya ntiyabwirwa kwirinda ahubwo akwiye kurindwa rero Uwiteka aho tubasha kwirinda ujye uduhereza mwami wanjye kuhimenyaho noneho aho tutabasha kwirinda wowe ujye uhaturinda mu izina rya Yesu Kristo aho dusaba mwami wanjye kudateza agahinda umwuka wera kudasatana umwanya ujye uhatumenyesha kuko uba waduhaye ubushobozi ntabwo dusaba gutanga ibyo tudashoboye gutanga ntabwo udusaba mwami wanjye gukora ibyo utaduhereye ubushobozi ubisaba ngo ubuntu bwawe budushoboza kuba muri Kristo kandi bukadushoboza kuguma muri we iyo bitumwemereye niyo mpamvu Uwiteka wavuze ngo ntitushobora kwera imbuto tutagumye muri wowe nuguma muri twe natwe tuguma muri buri mbuto tuzera imbuto bisongo rero kuguma muri wowe hari uruhare rwacu ariko turasabwa kukwemera kugira ngo imbaraga zawe zidushoboze kuguma muri wowe nta n'umushaka yuko ari imuka niyo mpamvu wari udusaba yuko twagumana nawe arega mana ntago wigeze unezerwa no gupfa kw'abanyabyaha urunezerwa no kuba umunyabyaha yinyahanye akabaho nimujye utanga amahirwe yo kwiyeza bisongo abantu nibarimbuka ntawe uzitwaza ngo niyaha amahirwe ujye udyatanga natwe duha amahirwe mwami yo kwakira izindi mbaraga z'umutima ikindi dusabye imbaraga zo kutakomeza kuba mu buzima bwo guteza agahinda umwuka wera ahubwo reka tube mu buzima bwo kunezeza mwuka wera dusabane n'uyu mwuka duhore dufite ibihimbano by'umwuka ijambo rya Kristo ribe muri twe rigwiriye nk'uko Bakolosayi 3:16 bavuga ngo ribe muri twe rigwira atari rikeya bisobanura ngo mwami duhereze uburyo bwo kurisoma no kubikunda kuko niriba muri twe rigwiriye ngo tuzagira zaburi nyinshi tuzagira ibihimbano by'umwuka tuzagira ubwenge bwose tuzahugurana kandi ibyo tuzakora byose tuzabikora mu izina rya Yesu Kristo dushimana data twese ku bwa Kristo yaba mu magambo cyangwa mu bikorwa biduhereze mwamenya kuba muri ubwo buzima kugira ngo urusheho guhabwa icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo umwami amen. Mukiza numvise ijwi ryawe ry'imbabazi rimpamagara ngo nozwe n'amaraso yawe nditabye Yesu ndaje Mukiza amaraso wavuye anyoza ntunganye nditabye Yesu ndaje Mukiza amaraso wavuye anyoza ntunganye nditabye Yesu ndaje Mukiza amaraso wavuye anyoza